Bana b'Imana nimwakira ikimenyetso cy'umukiro. Ngaya amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uwa mbere w'icyumweru cya 16 tariki 20 Nyakanga 2020. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Mika umutwe wa 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 n'umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Zaburi ni ya 50. Evanjeli yanditswe na Matayo umutwe wa 12 umurongo wa 38 kugeza ku wa 42. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evanjeli ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe bamwe mu bigisha amategeko no mu bafarizayi baraterura babwira Yesu bati, mwigisha, turifuza kubona ukora igitangaza. Arabasubiza ati, inyoko mbi kandi y'abahemu irashaka ikimenyetso. Nta kindi kimenyetso izahabwa atari cy'umuhanuzi Yonasi. Nk'uko Yonasi yamaze mu nda y'ifi iminsi 3 n'amajoro 3, ni nako umwana w'umuntu azamara mu nda y'isi iminsi 3 n'amajoro 3. Ku munsi w'urubanza Abanyaninivi bazahagurukira b'iyi ngoma maze babatsinde, kuko bo bumvise inyigisho za Yonasi maze bakisubiraho. Kandi hano hari uruta Yonasi. Umwamikazi w'igihugu cy'epfo azahagurukira b'iyi ngoma kuri uwo munsi w'urubanza maze abatsinde, kuko yaturutse iyo gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni. Kandi hano hari uruta Salomoni. Iyo ni Evanjeli ntagatifu. Bana b'Imana, Imana dutegura amasomo aryoshye kuri uyu wa mbere, aho ishaka ko twihera ikimenyetso cyo kwisubiraho. Harwo turenganya Imana kugeza naho tuyifata nk'umupfumu, tukayitegeka ibyo dukorera, kandi iyo yaragiye inatugoragoza ngo twisubireho tukanangira. Mu isomo rya mbere turumva urubanza rw'Imana n'umuryango wayo, ko Imana n'agahinda kenshi yibutsa umuryango wayo ibyiza yawukoreye. Ikabaza iti, muryango wanjye nagutwaye iki? Mbese icyo nakuruhijeho ni iki? Njye nakuvanye mu Misiri, nkugirira neza, nagutwaye iki? Nuko rero umuyoboke w'Imana nyuma yo gusubira mu mateka ye n'Imana akurikiza kubaza inzira ishimisha Imana yanyuramo. Nta yindi uretse gukora icyiza, ni impuhwe n'ubutabera. Ni nabyo umuririmbyi wa Zaburi yagarutseho ati, tugendere mu butungane mu nzira igana umukiro. Nguko kugororokera Imana, ukagaruka mu nzira nziza, ukareka inzira y'abagome, ubwandavure, ingeso mbi, ukaba umuntu mushya. Ako kantu Yesu aragakunda. Mu Evanjeli Yesu yagiye akora ibitangaza byinshi, akiza abarwayi, agaburira abashonji, azura n'abapfuye yewe. None unyumvire nawe ibi bigushahuye nabyo. Ubwo abafarizayo muteze imitego bati, mwigisha, turifuza kubona ukora igitangaza. Dore icyo bita kwinja, kunangira, ubushotoranyi. Yesu mu kubasubiza araboneraho abereke ko bari mu nzira mbi, abasaba kugororoka ati, inyoko y'abahemu irashaka ikimenyetso. Nta kindi kimenyetso bazahabwa atari cy'umuhanuzi Yonasi. Bavandimwe, iminsi 3 Yonasi yamaze mu nda y'ifi ishushanya iminsi 3 Yesu yamaze mu mva. Nicyo kimenyetso gifatika cy'Imana, urupfu n'izuka bya Kristo. Bituma abantu bahinduka bakemera nguyu mukiro w'abapagani, bakabatizwa. Ngiri rya yobera rikomeye ry'ukwemera, yobera rya Pasika, rigambira umukiro wacu, tugahinduka tukava kwizima, tukava mu rupfu rw'icyaha, tukazukira ubugingo bw'iteka hamwe na Yesu. Mukristo muvandimwe, wowe ntaho ugera kubera ubwenge bwinshi ugasaba Yesu ikimenyetso umwinja. Hari ubwo umukristo ashobora kumva Imana nabi akayifata nk'umupfumu, magicien, aho wumva ko ibyo wasabye Imana byose izahita ibiguha. Mbese nk'aya mashini ukandaho rimwe igahita ihaguruka cyangwa igahita icana, automatisme, ibintu byikora ako kanya. Ubwo nimbwira Imana nti, mpereza amafaranga nkeneye nka ka miliyoni, ngo irahita ikamba. Ubwo Imana yawe bitayaguhaye ugashoza intambara. Akarwa rugo ruherutse kwivovotera Imana ngo yabimye akana, ngo kandi bahora basenga, bagakora noveni nyinshi, barangiza noveni imwe bagakomerezaho indi, bagakora ibikorwa byiza by'urukundo, bakitangira kiliziya. Ngo none kuki Imana yabarenganyije bigeze aha? Ngo nta kana yabahaye nk'ikimenyetso cy'uko bayisenga koko. Mubyeyi, Imana ntikorera kuri pressure yacu, ku gitugu n'igitutu cyacu. Kuba wakwitwara neza, ugahinduka, ukareka ingeso mbi, ugasenga, ni byiza cyane muvandimwe. Komerezaho, ntucike intege ngo udohoke cyangwa uteshuke, ngo kubera ko utari guhita ubona icyo wasabye Imana, ngo nawe ugiye kwivumbura uyihimureho, witware nabi, ngo yarakurenganyije. Sigaho muvandimwe, ntuherere mu nyoko y'abagome n'abafarizayi Yesu yavuze uyu munsi. Bavandimwe, twinde ko amasengesho yacu yahera muri ya systeme ya mpanguhe, tugahora dutega imitego Imana, tukayiha kondisiyo. Akaba mushomeri ati, Mana numpa akazi nibwo nzamenya ko nkunda. Mana numpa umugabo nibwo nzongera kujya gusenga.
Mana numpa gutsinda nkabona amanota menshi ya mbere ku isi yose nk'abigitangaza, nibwo nzareka ingeso mbi mfite. Mana numpa inzu nziza y'agacurama, nibwo nzatanga ituro rya kiliziya. Muvandimwe, ko usabye agacurama warangiza ugahita ugacuramiramo Imana ukayikuzaho, uri umufarizayi. Abandi bati Mana nunkiza uburwayi, nzafasha abana b'imfubyi. Mana nunkorera iki, nanjye nzagukorera kiriya. Ugasanga Imana turi kwifata nk'umuguzi mu isoko rya mpanguhe Mana. Ni hahandi ugeraho Imana yaguha impano iyi n'iyi ngo uyikoreshe neza muri kiliziya igirira akamaro abana b'Imana, wowe ukajya wumva uri igikenya, utikoraho, ukaze cyane, ukishyira ku rwego rw'Imana, nawe ugashaka kumera nkayo. Nibyo byabaye kuri wa muyobozi wo muri Afurika yo hirya kure, aho Imana yari yamuhaye impano yo gusabira abarwayi, akajya yumva yakiza abarwayi bose, ngo n'ikindi cyose ashatse nawe gikaba. Umunsi umwe yaje gutumira abantu ngo baze barebe uburyo yimura umusozi awutereke ahandi, ngo kubera ukwemera kwinshi afite. Nuko rero abantu baraza ku bwinshi baje kureba ibitangaza. Nuko aratangira ategeka umusozi ngo nuranduke uze awubwire. Umusozi uranga. Abonye ko agiye guseba, abwira abashungerezi bati mupfukame muhumirize ntihagire ukanura, ubundi dusenge uwo musozi uze hano. Nuko abonye bahumirije aravuga ati wa musozi we, ubwo wanze kunyumvira ngo uze hano, nkurikije igihe naguhamagariye ntuze, ngewe ngiye kwiyizira aho ngusange. Ye baba we, yewe na nubu ntaragaruka, aracyari kwiruka usanga. Naba abandi bacyahumirije bategereje ibitangaza. Bavandimwe, hari ibyo dusaba Imana tuyigondoza atari uko byatugirira akamaro, ahubwo bigambiriye kwishongora no kwibonekeza. Tugasaba imisozi kudusanga, nk'ubu ugasaba ihene ngo ihinduke intama, ngo ibishyimbo bihinduke ibigori. Nk'ubwo urashaka iki muvandimwe? Uzi ko ukomeje ayo manyanga ameze gutyo, hato wazasaba Imana ubwo mugenzi wakurakaje ngo ahita ahinduka nk'irobo cyangwa nk'ingurube. Bantu mushungera ngo mugiye kureba itangaza mwinje Imana, nimusijyaho. Ejo mutazasaba Imana umutima w'ubushishi cyangwa mukayisaba umuzi w'ibuye. Ntimugashungere, ntimugahata Imana nk'uko muhata ibijumba n'ibirayi, ntimugatege Imana imitego n'iminsi. Imana umubyeyi wacu iradukunda cyane, ntabwo ikora nk'abantu, nk'abacancuro, nk'abapfumu. Iduha ibyiza dukenera. Hasigaye ko wubura amaso muvandimwe ukabona ibitangaza byinshi Imana igukorera, uko igukiza, uko iguha ubuzima, uko ikurokora, uko ikugaburira igakwambika, ikaguha byinshi yewe ikanakurengerezaho. Gusa iyo wagize ukunangira no gufunga umutwe nk'abafarizayo n'abigisha amategeko, nta na kimwe wibonera, uhora upinga. Mubyeyi, hari ibintu wasabye Imana, hari ibyo utarabona, wishaka kuyinyugushura, ahubwo yihangane utegereze, usenge ubutarambirwa, kuko Imana ifite impamvu nyayo itarabiguha. Ntabwo yirusha kubimenya, ntuyirusha n'ubwenge. Umugambi w'Imana ni wo kutugirira neza buri gihe, ntacyo twabuze ku Mana. Twisubireho rero, dukore neza, ibindi Imana izabitumenyera. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.